Umunsi mwiza kandi amahoro y'Imana bane nawe uherereye hose. Tumaze iminsi tuvuga ku guhimbaza Imana. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe igice cya nyuma cya Zaburi 103. Turasoma uhereye ku murongo wa 20 cyangwa se twahera ku wa 19 kugeza ku wa 22. Aravuga ngo Uwiteka yakomeje intebe ye mu ijuru, ubwami bwe butegeka byose. Muhimbaze Uwiteka mwa bamarayika be mwe, mwa banyambaraga nyinshi mwe basohoza itegeko rye, mukumvira ijwi ry'ijambo rye. Muhimbaze Uwiteka mwa ngabo ze zose mwe, mwa bagaragu be mwe bakora ibyo akunda. Muhimbaze Uwiteka mwa mirimo ye yose mwe, mumuhimbarize ahantu ategeka hose. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Dawidi asozanya no kongera kwibutsa umutima we guhimbaza Uwiteka. Se bigaruka ku mirimo y'Imana n'imiterere y'Imana. Ndagira ngo nkwibutse ko guhimbaza Uwiteka nyakuri bishingira kuri ibyo bintu bibiri: kumenya Imana iyo ariyo ndetse no kumenya imirimo yakoze, yaba mu buzima bwawe, mu gihugu cyawe n'ibindi wumvise yakoze ahandi hose. Ibyo ni iby'agaciro gakomeye kandi cyane. Rero hano ahamagarira ibiriho byose, yaba ibiri mu isi ndetse n'ibiri mu ijuru, guhimbaza Uwiteka. Urabona avuga abakomeye, akavuga boroheje. Guhimbaza Uwiteka rero ntibishingira kuho wibona cyangwa se ibyo wanyuzemo, ntago ari ibya bamwe ngo bireke kuba iby'abandi. Guhimbaza Uwiteka ni ibya buri wese, ahubwo dukwiye kureba ibituzengurutse. Reba hirya no hino, Imana irakora buri munsi. Kutamenya iby'Imana yakoze ntibisobanuye ko idakora. Irakora. Icyo bigusaba ni ukureba, ni ukwitegereza. Itegereza imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe. Reba umuryango wawe, reba ubucuruzi bwawe, reba igihugu utuyemo, reba iby'Imana yakoze. Hari ubwo kenshi duhuzwa no kureba ibitagenda neza, no kureba ibitaciyemo, no kureba iby'umubabaro, tukibagirwa ko no muri ibyo bihe by'umubabaro hari ubwo tutaba dufite icyizere cy'ejo hazaza, ariko Imana ikaza ikatunyuza muri uwo mubabaro, tukabona ejo bundi, tukabona amezi arahise, tukabona imyaka irahise. Ni imirimo y'Imana ikomeye kandi itangaje. Himbaza Uwiteka rero. Reka wowe n'ibikurimo byose muhimbaza Uwiteka. Guhimbaza Uwiteka ntago rero bikwiye kuba umurimo wo mimbere gusa mu mutima, ahubwo bikwiye gusohoka bikagaragara no hanze. Niba ko ku mutima wawe wuzuye amashimwe, reka bigaragare no hanze. Wamuramburira amaboko ukamuhimbaza, wazamura ijwi ryawe ukamuririmbira, wamubyinira, uko wumva wamuhimbaza, bikore buri munsi. Toza rero umutima wawe, toza ibitekerezo byawe, toza amarangamutima yawe, toza umubiri wawe wose, toza ibyiyumviro byawe, toza amahitamo yawe guhimbaza Uwiteka no kwishingikiriza kuri we. Ndakwifuriza amahoro y'Imana. Nkwibutsa niba utararebye ibice byabanje, ugende ubireba, ariko nimureke duhimbaza Uwiteka kuko ari mwiza kandi agira neza. Amahoro y'Imana bane nawe.